kuvuga Yesu atakubamo no kumuvuga ataraguhinduye ni nko gufata inkota ukayirambika ku nyama ntabwo yazikata. Ikintu kimbabaza kinateye ubwoba, iyi myuka ishobora kugira ngo ajema y'amasengesho muri twe. Iyi myuka ishobora ikadutegeka kujya gusenga. Yesu yaravuze ngo niba umuntu akwambuye umwitero muhe n'ikanzu. None wowe uri kujya gusenga wica utuye aho ushaka gutura, uri kujya gusenga wirukana mu kazi aho ushaka kujya gukorera. Iyi myuka ntihari amasengesho buriya yasubiza. Ijwi ry'umukanguzi. Anise turaboneza Muraho. Ya hari abantu nabonye mu kiganiro cya mbere twakoranye bati Saudi Arabia, navuga ngo mpamvu nuko niba ari uko wenda ufite nabwo buhamya byarantunguye nibwo bwa mbere nibonye umuntu udukurikira hariya. Hari abantu basenga i Madina n'ubusanzwe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yahageze hari abayuda benshi bizera Yesu. Okay, rero reka tubaramutse mwese aho muherereye. Mwamwumvise Aniseti mwagiye mubidusaba ngo tuzaganire nawe muvandimwe. Niba ukuri iki kiganiro nikigucika tugiye kuganira ku bintu navuga ko bikomeye abantu benshi bajya bibaza, uzagusanga harimo ubwiru. Turaza kuganira ijambo riri mu Efeso, cyane cyane turaza kwensista ku ijambo Paul yavuze ngo abo turwana nabo, avuga imyuka turwana nabo duhangana nayo, ariko agerana avuga ngo n'imyuka y'ahantu, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru mwari muzi kwibaho cyangwa mwayumvaga gutyo? Reka rero dutangire ikiganiro cyacu dusaba Aniseti adufashe gusenga Imana, hanyuma tuze dutangira ikiganiro. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, kandi turagushimiye ko uyu mwanya duhumeka, ntidushimye ko duhumeka umwuka w'abazima gusa, ahubwo dushimye ko n'ubugingo bwacu bukora muri wowe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Wahamagaye amahanga yose, n'aba bari kutureba n'uyu mwene data uteze amatwi ijambo ryawe, uramuhamagaye kugira ngo tuganire uyu mwanya. Tugushimiye rero agakiza kawe kageze hose, kageze kuri benshi, kandi tugushimiye ko twakabonye ku buntu. Waritanze urapfa ngo tuzuke, uzamuka iburyo bwa data wa twese kugira ngo aho wicaye tuzahabone icyicaro. Turagushimiye. Dusige mwami nyagora ku ngoma, dusiganirwa aho uri kugira ngo aho uzazira uzasange natwe turi maso. Kangura ibyumviro byacu byose kugira ngo ijwi ry'impanda ntirizanyure ku ruhande ngo rigere ku bandi dusigaye, twese uzaduhe kuzaboneka uko twumvishira ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe tubisabye twizeye none n'iteka ryose, amen. Urakoze cyane. Dutangira ikiganiro cyacu, hariho wakumva Aniseti, akumva wenda nibwo bwa mbere amubonye cyangwa mwumvise, mwibwira muri buryo bw'incamake. Nitwa Niyomugabo Aniseti, ndi umukristo. Shimiye Imana ko nongeye kuboneka kuri Nkunda Gospel. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira rero rya jambo nari maze kuvuga, mwatangira mudusomera kugira ngo tubone uko tuganira. Aho tuganira ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso, igice cyaho ni icya 6. Turasoma umurongo waho w'10, dusoze n'umurongo wa 12. Haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umurongo wa 12 haravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Umurongo wa 13 tuhasoreze, haravuze ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Amen. Reka duhere kuri abanyabutware Paul yaravuze mu magambo make. Aniseti avuze ngo ingabo zo duhanganye nazo kuko zidafite umubiri n'amaraso nk'ibyacu. Umuntu yabyumvise yumva ari ibintu bikomeye cyane ku itorero ndetse no kubizera, ngo kuko ngo mwambare intwaro zose kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwo wenda umuntu yabyumva ni ibihendo n'ibishukano byinshi biriho, ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso. Mu Cyongereza baravuga ngo kuko tutarwana. Ntabwo turwana ko tudahangana. Kandi birasobanuye ngo ubwo abo turahangana, ariko abo duhangana nabo ntabwo ari abafite inyama n'amaraso, niko Bibiliya ivuze. Dukirana n'abatware. Aba batware
ngo n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima abatware bavugaga ari ibintu bibiri byenda gusa, ubutware n'ubushobozi byenda gusa. Ubundi ubushobozi ni imbaraga zigaragara zikora n'ibigaragara, ariko ubutware ni imbaraga zitaboneka ariko zigakora ibiboneka. Ubutware bushobora kuba ni bubiri, ne kuvuga ngo bushobora kuba bubiri. Ubutware bw'umwuka wera burahari, ko Yesu azuka yaravuze ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubwo ni ubutware bw'umwuka wera kandi bwa Kristo. Hanyuma hakaboneka n'ubutware bw'isi y'umwijima. Ubutware bw'isi y'umwijima buravuzwe n'ubundi ngo bwavuzwe mu Befeso, ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'abafite ubutware. Bategeka isi y'umwijima, bategeka. Nimuza gusoma uru rwandiko rw'Abefeso mu gice cya 2 n'ubundi umurongo wa 2, hari n'abatware bayobora imyuka yo mu kirere, nayo irahari birimo. None ijambo ravuze ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ariko iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ko mu ijuru tuzi ko haba umwuka wera. Ubundi umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru ni igihugu cyiza cyuzuyemwo amahoro. Nkumbuje umuntu nawe utaragera mu Rwanda. No mu Rwanda ni igihugu, ariko hari karitsiye ibamwo ishyamba. Noneho muri iryo shyamba hari ahari ishyamba ririmo ibiti by'imyembe, ariko hari n'ahari ishyamba ririmo ibitovu. No mu ijuru rero, ijuru naryo ni igihugu, ni igihugu kirimo ibyumba runaka. Hari icyumba cya 3 Pawulo yagezeyo, yaravuze ngo nzi umuntu muri bene data. Tutaza kuvuga ibyumba bakibaza ibyo byumba ngo mbikuye. Ubwo Pawulo yavuze ngo ndi mu cyumba cya 3, ubwo hari icya mbere n'icya 2, ntituje gutondora ibyumba byo mu ijuru. Ariko iri juru ririmo imyuka mibi, ahubwo icyo dushaka gusobanurira abantu wakibaza ngo ni irihe. Mbere murabizi ko Satani ataramanurwa mu isi ngo yirukanwe mu ijuru, yari ayoboye kuramya no guhimbaza. Yari umuramyi uvuga Imana mu izina ry'Uwiteka. Niba ari iyo tuvuze kuramya no guhimbaza ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi guhimbaza no gushimira Imana ibyo yakoze, hanyuma kuramya ni ukuvuga Imana uko iri. Ibyo ni ibikorwa byose bishobora gukorwa n'umuntu umwe mu njyana zitandukanye ariko bitandukanye. Satani rero yaramyaga Imana mu ijuru akanayihimbaza. Noneho iri juru ryabayemwo akavuyo. Umunsi acibwa mu ijuru, abasomyi ba Bibiliya bakunda kumva ijambo rivuga ngo wasiwe, ugushyishyano ku bwa Sekibi ukumanukiye, ku bwa Satani ukumanukiye. Rero ubwo yari amanutse hari aho yari avuye, aho yari avuye rero amanurwa habaye akavuyo. Satani amanukana 1/3 cy'abamarayika bari bari mu ijuru, abo bitwa abadayimoni. Noneho Imana isigarana abandi bamarayika, abakerubi, abaserafi, ibizima, abakuru n'abandi bamarayika tutazi umubare wabo, kuko tuzi ibizima 4, tuzi abakuru 24, ariko abakerubi impamvu batavugwa nuko ari benshi. Hanyuma hasigara rero n'abatari ku ruhande rw'Imana, bakaba batari no ku ruhande rwa Satani. Abo tubita Sekibi. Iyo tuvuga abadayimoni ni demons, ni amatsinda y'abadayimoni. Hanyuma hakaba na devil, Sekibi. Uyu Sekibi rero nibo bamarayika b'umwijima, bari ahantu ho mu ijuru, ntabwo babikuzimu. Noneho babasha no gutembera mu kirere. Batandukanira he n'abadayimoni? Ahantu batandukanira n'abadayimoni nuko abadayimoni ari itsinda ry'ingabo zikuzimu zemerana na Satani mu kwigumura kwe. Hanyuma bo babayeho bashinja Imana. Ku ruhande rumwe mujye musoma ijambo rivuga ngo Imana ibikorera kugira ngo igaragaze ko ari ikiranuka. Niba Imana igaragaje gukiranuka nuko ifite abayirega kwikiranirwa. Noneho impamvu Imana igaragaza gukiranuka kwayo ni ukugira ngo umucyo wayo ugaragare. Ni nayo mpamvu burya hari umunsi w'urubanza, kuko iyo haba Imana na Satani gusa nta rubanza ruhari, kuko ubundi nta mahitamo yaba ahari, nta n'uburana n'undi waba uhari. Satani yaba azi ko ari we mubi, Imana tuzi ko ariyo nziza. Urumva abantu ari babiri babana ntibajya kuburana, baba bazi kamere zabo. Noneho ubwo hari iryo tsinda rero ry'abamarayika bitwa imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, nicyo kizatuma urubanza rubaho, kugira ngo gukiranirwa kwa Satani azaguhorerwe no gukiranuka kw'Imana azabishimirwa. None se hari ukuntu wari bisobanuye iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru yasigaye ite?
kuko satani ubwo yamanukaga yigometse. Satani amanuka yigometse, iyi myuka ntiyamukurikiye. Noneho n'Imana yirukana Satani, iyi myuka ntiyabyumvishe kimwe. Iyo yasigaye ku ruhande rumwe iravuga ngo ahura kiranutse, ariko aha nabwo ntukiranuka. Noneho igasigara mu gihirahiro, ikora mu buryo bubiri rero. Ishobora kwiyoberanya mu ishusho y'ibyiza nk'uko yiyoberanyije ku ruhande rw'Imana igahamya ko Imana ariyo Mana. None se niyo Paul yavuze ngo na marayika w'umwijima ajya yigira, hari ukuntu yihindura umucyo. Hari ukuntu yihindura uw'umucyo. Exactoma, kuko ahantu uyu mwanya kubwira ikiremwa cy'umubiri iby'umwuka wera biri confusion ukuntu. Ni urujijo ruteye ubwoba. Padiri we yaravuze ngo niyobera ritagatifu. Kandi biba birangiriyemo aho nyine, burya biba birangiriyemo. Ariko kuvuga ngo yihindura marayika w'umucyo, ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya umuntu weretswe marayika amubona ari ikizima kirebana nawe, kuko umuntu w'umwuka abona iby'umwuka, n'umuntu w'umubiri abona iby'umubiri. Ndi gute uw'umubiri yabona marayika w'umucyo yaje yihinduye uw'umwijima? Ni igihe marayika w'umucyo yambaye wa mubiri akagaragara mu cyo tujya twita ngo ni amashitani. Hari igihe amashitani aza, burya ntabwo ari umuntu wapfuye uzuka ngo ajye gutera abantu. Nayo madayimoni yambara, nayo mashitani yambara wa muntu twahoze tuzi. Hanyuma ashobora kwigira uw'umucyo gute? Akora ibitangaza byitirirwa Imana. Ashobora no kuvugira mu muhanuzi waguye akavuga ururimi rw'umwuka wera. Ashobora no gukora ibimenyetso muri wa muntu. Ashobora no kumuha igihimbano akaririmba. Ashobora no kuguhagarika ku ruhimbi akanaririmbira Imana se. Uwandikiye Abatesalonike yababwiye ngo iki? Yarabaga ngo niba bishoboka azavana n'umuriro mu ijuru umanuka ugwe hasi, yerekane ko akomeye. Yerekane ko akomeye. Twumva muri iki gihe wenda ntiturajya kure, ariko twumva muri iki gihe bamwe bavuga ati abapasiteri bamwe bagura imbaraga muri Nigeria, abandi bakati ibitangaza bakora ntibiva ku Mana. Icyo kintu nawe ucyumva? Ibyo bintu nawe ukurikije ibyo bintu uri kutubwira, ubwo ntibyaba bifitanye isano n'iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijoro? Muranyihanganira, si ngombwa ngo uwigisha yemerane byose n'abigishwa. Nta somo ryaba ririmo. Birumvikana ko umuntu akwigishije ibyo uzi n'ubundi ntabwo ari kukwigisha. Iki ni nkivuga, singira umuntu ngusha, mbiseguyeho ku bwa Kristo waduhamagaye kugira ngo tuzabone ubugingo ku munsi w'amateka. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ahantu abantu bashingira bavuga ko iyo myuka iri mu bapastori ngo ni uguhirima cyangwa kumwe ngo bakore ibitangaza abantu bakagwa. Njye sinemerana naho, kuko na Yesu ahuye n'umuntu wari urwaye abadayimoni, nawe yituye hasi abadayimoni baragenda. Ahubwo ikintu ushobora kubagenzuza, kuko umwuka agenzuzwa undi, umwuka akanagenzuzwa ubwenge. Niba wumva udafite umwuka w'Imana wijya kugenzura umwuka, kuko aho niho ubuyobe buva. Niba nta mwuka w'Imana ugira, iturize icecekere, uri impumyi ikwiriye kuyoborwa. Mwihanganira icyo kintu, kuko umuntu ugiye kugenzura iby'umwuka bikoreye mu mubiri ntibihura. Niyo wakoresha umubare ntabwo uhura na Yesu. Ujya mu mubare ugasanga ari mu nyajwi, wajya mu nyuguti ukamusanga mu gihekane. Yesu ntajya ashakirwa mu by'ubwenge, ujya biyoroje ugasanga ari spirituel, kuko biyoroje aho igarukira umwuka wera arahatangirira. Biyoroje ntitwemerera ko umuntu urwaye ijisho ararigira atya, ariko Yesu warikirisha ibyondo. Ntitwemerera ko umugore w'imyaka 45 hejuru yabyara, ariko Sara yabyaye afite 90. Dufite n'abandi mu Rwanda, hari mama Benita wabyaye afite imyaka 64. Oya, barahari. Urakoze. Rero aho niho nababwiraga, mwe kugenzuza iby'umwuka umubiri. Ahantu nemera ko bashobora kuba bakorana na Satani nuko babwiriza ibihendo by'isi gusa, adashobora kubwiriza abantu batura iby'agakiza. Noneho ikindi kirango kigaragaza ko umuntu atahamagawe n'Imana, akundisha abantu isi barimo, abakundisha igihugu barimo, ntabakundisha aho dusiganirwa kujya. None bene uwo muntu ntagira n'imbuto zimuhamya ko ari umukristo. Urumva, ni marayika w'umwijima wihinduye uw'umucyo, akorera mu banyamubiri bo mu isi bitirirwa abakozi mu idini, hanyuma amenyekanisha iby'itorero kandi atarariyoboka. Ni hamwe rero umupfu wo mu idini yibeshya ubugingo mu itorero. Abo biterwa na ya myuka, kuko iyi myuka iraza ikaguhindura umukozi, ukitwa umukozi ariko utarabyarwa n'Imana. Birashoboka ko umuntu yakorera Imana atarabyarwa nayo. Nigeze kuko umuvuga ngo imbaraga ino myuka ishobora kuba yanagira no mu itorero, uvuga ko ngo ifite capacity. Urabyumva ubundi ubusanzwe Yesu yaduhaye imbaraga zirukana abadayimoni muri iryo zina rye, ngo ariko iyi myuka ifite imbaraga
ku buryo yinakoresha iryo zina. uzi uburyo ahantu ndi kwirinda gukoresha amagambo atanditse. uzi iyi myuka itinyuka kuvuga izina rya Yesu. hari abantu bagira umuteto, nimuve mu muteto bera b'Imana dukanguke dukorera Imana nyamana. hari abantu bagira umuteto ngo kwaca inara Yesu. Yesu uhindura ibyo turimo ni Yesu waduhinduye, ntabwo ari Yesu twamenye utaraduhinduye, ntabwo ari uwo ku munwa. kuko kuvuga Yesu atakubamo no kumuvuga ataraguhinduye ni nko gufata inkota ukayirambika ku nyama, ntabwo yazikata. n'urunyanya rwaboze ntiwafata icyuma kuto ngo uyirambike hejuru y'inyanya ngo irukate. ijambo rya Kristo riri muri twe rikorera muri twe, iyo rikoze nibwo rigira imbaraga. bene sike wabyagenze gute? bagiye bavuga ngo turirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. uwo twumvanye Pawulo, abadayimoni baravuga ngo Yesu turamuzi, ubwo ntibavuze izina rya Yesu. abo baratinyuka bakamuvuga, kuko bo niyo wavuga ngo turabatwitse, rega nta mudayimoni uhira gupfa. umudayimoni ntapfa, barindirijwe umunsi w'amateka ubwo bazashyirwa munsi y'ibirenge by'abubaha Imana. ubwo abasenga bavuga ati turabagutwitse dayimoni, arashya agende, ariko ntahira gupfa. rero bene abo batwitwa n'imbaraga zandi. umuntu wabaye icyaremwe gishya ukorana na Kristo Yesu akoreramo, nawe agakorera muri Kristo Yesu. niyo ari mu iteraniro ry'abera, iyi myuka ikorera ahandi ariko ntimukoreramo. niyo ahagurutse kuvuga mu izina rya Kristo, iyi myuka iraboroga igahunga. navuga ko bikomeye cyane. ndashaka rero kugira ngo tubihuze, kuko wavuze ngo ni na Paul yabivuze ati turwana n'imyuka. iyo myuka yanyu ho mu ijuru turebe uburyo ikorera rero mu isi uyu munsi, n'uburyo ishobora kuyobora n'intekerezo za bene data abizera n'abatizera. uyu munsi tuzi iterambere ry'isi ko ubwenge buri gukoreshwaho bwose ni akavungukira k'ubw'Imana yaremanye abantu. ntabwo ari ubuhanga bw'abantu, kuko tubaye turi abahanga koko, naho umuntu wese ari akaba azi ko ari umuhanga, azarema inzira ijya mu ijuru, niho azaba abaye umuhanga. aho rero nibo bagira abasiyantifike bavuga ko itabaho kuko baribuze. impamvu bavuga ko Imana itabaho ndabemera 100%. mwihangane sinze kugira abantu ntera urujijo. umuntu umbwira ko Imana itabaho abavuze ukuri kuri we, abagerageje kandi abavuze ukuri kuri we, abavuze ukuri kuri we. kuko hari umuntu mbonye bwa mbere kuri iyi cano, sibyo, yankunda gospel, atarambona yari azi ko ntabaho. kuki yemeye ko ndiho? nuko ambonye. n'aba bavuga ko Imana itabaho nibiyereka bazamenya ko ihari. impamvu bavuga ko idahari nuko batarayibona. bati iryo joro riba muri karitsiye imeze gute? ngo rituye mu yihe karitsiye? twohereza drone ntiziribone, twakohereza ibyogajuru bikamara icyumweru. ijuru drone ntijyayo, icyogajuru ntikijyayo, satellite ntihakorera. ijuru niyo warishakira ribonerwa muri Kristo Yesu wenyine. aho niho ijuru ribonerwa, niho umuntu aryumvira. kandi ikintu gitangaje mureke mbabwire, uyu mwanya njyewe muri njyewe, murabizi umuntu wese ashobora kubabara ku mubiri akantu gatoya k'inyuma ku buryo yashaka kwishima. ubu ahantu ndi kuribwa nta muntu uhazi. kuki batahazi? nuko bitari kuriba, biri kuri njyewe. nijoro niko ryumvikana, nta muntu urimenyera mu wundi, umuntu arimenyera muri Kristo. iyo utari muri Yesu nturyumva. niyo nari kubwira nkari gusobanurira, utaragera muri Kristo nturimenya, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugezwayo. mu ijuru ni kwande rero? ni ku ntebe y'Uwiteka, niho Imana ituye. iryo juru ryera tubabwira ni ry'Imana ibamo. kandi impamvu dukura abantu mu rujijo, nkibuka iki ngiki nyihanganire, si ukwibanda cyane kuri ibi. niyo impamvu y'iri juru ririmo imyuka mibi. ijuru Imana yicayemo nonaha ryera, ku ntebe yayo yera, ku ntebe y'imbabazi. nubwo iri ku ntebe y'imbabazi ariko ifite urwabya rw'umujinya. nubwo iri ku ntebe y'imbabazi ariko ifite inzigo izahora ku munsi w'inzigo. nicyo kizatuma iri juru rizingwa, rigakurwaho. kuko impamvu ryera nuko ririmo Imana yera. noneho iyo Mana yera izarema irindi juru rishya n'isi nshya, niko Bibiliya ivuga ku bizera. impamvu rero izarema irindi nuko hari akavuyo kabereye aho karihumanyije, kandi rifite abo baturanyi bo mu cyumba kindi Satani yavuyemo akorana nabo. Imana rero izarema aho batazi. kuko ni nayo mpamvu abakerubi bari mu ijuru batazi uko Imana isa. ubwiza bwayo burahishwe,
kwera kwayo birahishwe, bikubita hasi bakavuga ngo urera, bazamuka bakabona yera kuruta uko babivuze isa, bakongera ngo urera, bakabona yera kuruta uko babivuze isa. Ubwiza bwayo burahishwe, izihishuranwa no kwihishura kw'itorero, hanyuma itwinjize mu bwami bwayo bw'iteka ryose. none iyo myuka rero uyu munsi ishobora gukorera mu ntekerezo z'abizera, ishobora gukorera mu ntekerezo z'abanyamwuka. Impamvu nakibajije ni uko Paul hari umunsi umwe yavuze ngo ndenda kujya i Yerusalemu, imibabaro n'ingoyi birantegereje, ngo kandi byamenyekanye yuko imibabaro n'ingoyi bintegereje. Agaba agerageza no guhanura, aravuga ati ntuhanure, byamaze kumenyekana mu kirere. Navuga ngo ukurikije uko yabivugaga, yerekana ko mu kirere cy'abahanuzi, kandi uretse n'ibyo hari igihe bavuga ati iki kintu kirahari. N'abakuru n'abateoloji benshi baravuga ati hari ikintu cy'ubuhanuzi kibaho, ukumva ikirere cyose abahanuzi bakavuga ati ikirere bari gukoreramo ibintu byavuzwe n'ubundi byumvikana. Hari ukuntu ngo bakonegitane. Icyo ndi buvuge rero, iyi myuka ntiyaza kuvangira abo banyamwuka muri cya kirere cyabo bakoreramo. Uzi ahantu umunyamwuka ashobora kuvangirwa muri cya kirere akoreramo, niyo yatakaje ubusabane, guhura kenshi n'Imana. Kuko ubundi guhanura ni ibintu bikuzaho uwo mwanya bitekerejwe n'Imana, ntabwo guhanura biza kuko usanzwe uri umuhanuzi. Oya, aho ni naho abantu bagirira akamenyero bakagira ngo ubwo basanzwe bahanura nibajya no mu materaniro barongera bahanure. Guhanura bitoranwa n'Imana ikagukoresha bitewe n'ubusabane ufitanye nayo, hanyuma hakaba no kwerekwa. Nimbivuga ndi kwisegura, singusha umunyamubiri. Umwuka w'Imana basobanurira, umuntu werekwa yerekwa buryo yabishaka. Igihe ashakiye kwerekwa arerekwa. Igihe ushakiye kwerekwa urerekwa, kuko iyi Imana yaguhaye impano yo kwerekwa. None se niki cyatumaga abantu bajya kwa bamenya? Hari umuntu mwigeze mumva bagiye kwa bamenya akamusubiza yatamubwiye ibyo yabonye? Oya, impano yo kwerekwa irakora, uragenda ukereka ukamenya iby'umuntu. Ariko igitangaje, abantu berekwa bariho none, abenshi, ntabwo ari bose, abenshi berekwa ibingana na capacity intellectuelle yabo. Noneho abantu tubura mu bahanuzi aberekwa, noneho n'abahishurirwa. Hari umuntu uhishurirwa, umuntu uhishurirwa ahabwa ibishya atarasanzwe azi, noneho akavuga ibizaba bitari bisanzwe bizwi. Niko guhishurirwa, kuko impamvu uhishurirwa icyo utari usanzwe uzi. Kwerekwa werekwa ibyari bisanzwe n'ibyo uzi, ugahishurirwa umenyeshejwe ibindi bishya. Umuntu uvangirwa nubigira akamenyero, akaba azi ko isaha iyo ari yo yose yahanura. Ibyo bikimara kuba remarkable muri wowe, ya myuka iraza kuko uba waramenyereye gukorana, kwiyemera, kwishyira hejuru, iraza igakorera muri wowe. Bibiliya ivuga iki? Ngo niyo myuka ikorera mu batubaha Imana. Iyo wishyize hejuru uba wiyambuye icyubahiro cy'Imana igendera muri wowe. Iyi myuka irakubona. Rero ndagira ngo tuganire, kuko iyi myuka uko twamaze kumva nayo ifite imbaraga, nubwo zitaruta iza Kristo, nayo ifite imbaraga. Umuntu ashobora, hari n'ahantu nabirivuga ngo hariho ngo imyuka itangira amasengesho y'abera. Yatangiriye amasengesho ya Daniyeli, kandi ndahamya ko mu bantu baduteze amatwi ntawe urasenga nkaye. Niba iyi myuka yarafashe amasengesho ya Daniyeli, ayawe sorry niba iyi myuka yarafashe amasengesho ya Daniyeli, wiyirije ubusa 21 igashira, wibujije ibiryo by'umwami ku meza y'umwami. Daniyeli wacurangiraga Imana, yari umuhanga no mu bisanzwe, kuko yabaye umwubatsi, niwe wari enjeniyeri wayoboye ibikorwa by'ubwubatsi muri Babuloni. Abadukurikirana bari muri Iraq barabizi, ayo mateka aracyahari. Niba iyi myuka yarafashe amasengesho ya Daniyeli, amasengesho yawe ameza, niho hari ikibazo. Impamvu ntabwo twabitangiye, ntabwo twashatse iki kiganiro ngo dutere abantu ubwoba, ariko nta handi umuntu akwiriye gukorera ngo atsinde iyi myuka uretse muri Kristo Yesu. Hari amasengesho dushobora, ikintu kimbabaza kinateye ubwoba, iyi myuka ishobora kugira engagement y'amasengesho muri twe. Iyi myuka ishobora ikadutegeka kujya gusenga. Uzasanga abantu bajya gusenga baboha abandi, usange bajya gusenga bazirika abandi, usange bajya gusenga bavuma abandi. Ntabwo muri Kristo iri hame ntiribamo. Yesu yaravuze ngo niba umuntu akwambuye umwitero
muhe n'ikanzu. None wowe uri kujya gusenga wica utuye aho ushaka gutura, uri kujya gusenga wirukana mu kazi aho ushaka kujya gukorera, uri kujya gusenga wirukana umugore mu rugo aho ushaka kujya kuzungura. Iyo ni ya myuka yamaze kukwangaja kujya mu masengesho, ntabwo ari umugambi w'Imana. Imana iguha isezerano rivuye mu ndi mu gihe atakiri ririmo. Ariko Imana ntabwo Imana yakinjiza Esiteri mu rugo kwa Vashiti agihari atarasohoka, ariko twebwe dusohora abantu ku ntebe bariho. Iki kintu kirakomeye cyane. Iyi myuka rero ngo iyobora ibitekerezo. Nigeze kumva yuko hari igihe kimwe ndimo nkumva uravuga ngo hari n'igihe ngo iyi myuka ituyobora mu bitekerezo byacu no mu kwerekwa. Iyo yatuyoboye mu bitekerezo iduha iyerekwa, iraduhishurira. Iyi myuka niwo mwuka uha ururimi umuhanuzi wasambanye akagumana ururimi rw'umwuka wera. Umupfumu, umuntu wagiye ku bapfumu, hari umuntu utukurikiye ushobora kuba hanura ari maraya, ntabwo akiri umwuka w'Imana uri gukorana nawe, ni bya bihendo bya ya myuka, kuko yakoreshejwe n'Imana. Iyi myuka yaramugumanye kugira, iyi myuka ntiyanakugumanye kuko ukunditse kuri iyi myuka, ikugumana kuko uri popularity, ufite abantu Imana yari yaguhaye. Ntabwo yo yaguhomba, igufashe ngo iyobye bamwe bari bakwizeye. Nicyo gituma iyi myuka igukoreramo. Impamvu mvuze ko iduha iyerekwa rero, iyi myuka ikorera hari abantu bagira iyerekwa nk'irya Gihazi. Gihazi abona ibibatera ariko ntabona ibibatabara. Uzasanga ntabwo ndi bumuvuga izina ntibimugushe nabyumva, hari abantu tujya duhura, hari uwo twahuye ejo bundi arangije arambwira ngo mbonye Satani agambiriye ngo kukugirira gutya. Avuga imigambi yose ya Satani, ndamureba, ntabwo yambwiye imigambi y'Imana. Ndamwira nti ubonye mu ruhande rw'ibyo Satani ashaka? Nti rwose mbonye Satani agiye kukugira gutya, bigenje gutya. Ndangije ndamubwira nti noneho jya no mu ruhande rw'ubushake bw'Imana, none urebe ko ubonye ibyo Satani agambiriye. Imana yigambiriye iki? Genda basubiza nti niko yabaye. Ni niko Satani asanzwe akora. Urakoze cyane. Ngo yenda ngo kunyica, niwo mugambi wa Satani. Rero tunahihumura umuntu wahuye n'umuhanuzi umeze gutyo akubwira mu ruhande rwa Satani. Ibyo yeretswe bito. Impamvu areba mu ruhande rwa Satani nuko Satani ashobora guhishurira iyi myuka imigambi ye, ariko Imana ntishobora guhishurira iyi myuka imigambi yayo. Imigambi y'Imana iba muri Kristo, tuyihishurirwa iyo tunyuze muri Yesu, nta handi. Niyo mpamvu uyu muntu uguhanurira akubwira ibiri mu mugambi wa Satani gusa. Abona urupfu, ntabona ubuzima, ntashobora kubona impinduka z'imirimo izakorwa n'Imana. Arakubwira ngo umupfumu araguhitanye, dore umurozi muturanye, ntareba icyo. Kandi nyamara umwuka w'Imana Yesaya ajya kwerekwa, Doriya Bonesa Edra ajya kwerekwa, yabonye intebe y'umwami Imana. Ezekiyeli abona ibizima imbere y'Imana. Yohana abona Imana icungura abera. Ariko abantu iyo bajya kwerekwa bareba ibiri muri kote y'abarwanya abera. Umwuka w'iyi myuka mibi wose uraza ukakwereka urucantege, ibitagenda. Ariko umwuka w'Imana yaje arakubwira ngo humura, nkugiriye gutya. Wigeze kuvuga ikintu gikomeye, uravuga ngo ishobora kudangajima yo gusenga. Iyi myuka ntihari amasengesho buriya yasubiza niba ifite gukorera mu batumvira. Hari amasengesho yoroheje nayo yasubiza. Niba usengera ibiryo bishobora gukoresha n'abatumvira bakakuzana. Ntabwo yasubiza amasengesho yoroheje gusa. Ntabwo iyi myuka yasubiza amasengesho yoroheje gusa, ariko nawe buriya harayisubiza nyine. Papa Theo, ndagira ngo iki kintu iragisubiza n'amasengesho y'imbaraga irayasubiza. Ntabwo ndi buze kuvuga ayo madini n'ukwemera kwayo, ariko hari abantu basengera mu gukiranirwa bakabona ibisubizo by'amasengesho kandi basenze iminsi myinshi. Ndaguha urugero, hari abantu bajya ku bapfumu, abapfumu bakabaha ibyo bari bukore kandi bakabona ibyo abapfumu babasezeranyije. Ibisindi bibi bubabwire nk'uri gupublicita imirimo ya Satani, ariko agira imbaraga. Satani arashoboye, icyo adashoboye ntashoboye byose. Itandukaniro rye n'Imana, ntashobora byose ariko arashoboye. Iyi myuka ikorera mu bapfumu. Umupfumu Sawuli, umwami wayoboye Abisiraheli, yaragiye aramwiyambaza, baragenda bakangura Samweli, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Baramushika, aragaruka arahagarara abwira Sawuli ngo ni iki gitumye nkubaganira?
ntabwo ari umwuka w'Imana uhamagaye Samweli. Iyi myuka ishobora guturutsa ihembe mu gihugu runaka ikarigukubita uri mu kindi runaka. Iyi myuka ni nayo ikorera mu cyo twita karande. Burya karande y'amaraso ntabwo iza ngo ibate ubuzima bw'umwuka. Hari abantu bavuga ko iyo umuntu yabaye icyaremwe gishya, nibyo nta karande ziba zigihari, ariko kuba icyaremwe gishya ni gute? Hari abantu bemera Yesu ariko bakaba bataragira impinduka z'ubukristo. Uyu muntu utaragira impinduka z'imirimo ya Kristo aba agifitweho iyi myuka, ishobora kuba karande ishobora kuba yakugendaho ariko ntibikubuze ubugingo. Ugira umugisha umwe, kuko hari imigisha yo mu gakiza iboneka ku bw'ubuntu, hari n'imigisha iboneka ku bw'imirimo. Imana yarayivuze, imigisha iboneka ku bw'imirimo iboneka kuko umuntu yakoze. Hari n'imigisha iboneka iyo mu gakiza, muri ibyo yarayivuze ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha. Ushobora kwihana ukabona umugisha wo mu gakiza, ni ukuri ukaba umukristo udafite icyaha na kimwe, ariko kubona inkweto yo kwambara bikakugora, kurya kandi ukijijwe bikakunanira, ukadepoza warize akazu kakabura. Imigisha yo mu gakiza urayibona. Rero hari n'abantu bajya mu bapfumu bakabona iyi migisha yo mu gukiranirwa, barayibona. Aba badayimoni basubiza amasengesho rwose, barayasubiza kuko baba bayaguhaye kandi bafite imbaraga zo gukora. Niba dayimoni ishobora gukora ikintu runaka ikaba yakiza indwara, hari abantu bavuga ngo dayimoni ikiza indwara igusigayemo. Simbizi, birashoboka ko yayigukiza igusigayemo, ishobora gukiza indwara ntiyakire ubugingo, birashoboka, ariko hari ibisubizo iyi myuka itanga. Yesu yigeze kuvuga ngo bari bamwise Belizebuli, aravuga ngo ntacyo bitwaye niba ndi Belizebuli, ngo none se Satani yakwirwanya. None iyo myuka ko rimwe na rimwe harimo ibyo navuga ko byitwa ibitangaza nk'uko wakunze kubivuga, n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe bakavuga ati ntibitangaza, bakoze ibitangaza, ariko wa mugani wari ugasanga biragarukira ku isi. Iyo myuka ishobora kwirwanya cyangwa se ikarwanya shebuja? Iyo myuka nta shebuja ifite, yo irigenga, iriyobora, ntabwo itumwa na Satani, nta nubwo itumwa n'Imana. Dutangira twabivuze ko iri mu kirere cyayo, aho Pawulo wandikiye Abefeso avuze ngo ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'abategeka iyi si y'umwijima, n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima. Urumva ko agenda batandukanye. None n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ntabwo ari Satani uyoriyanta kujya gukora ikintu runaka, yirigenga ku buryo igucanganyukisha. Ahantu bigaragara nko kuvuguruzanya, ishobora gukora ikivuguruza icyo Satani yakoze, ishobora no gukora ikivuguruza umugambi w'Imana, nubwo Imana iguma ari Imana. Ntitsindwa mu cyo iyo Imana yiyangaje kujya gukora ikintu runaka, ntitsindwa, iragikora. Ni nayo mpamvu, burya ni nayo mpamvu hari ibigeragezo bituruka ku Mana. Imana itugerageza kugira ngo tube trained, tube dutojwe, nitugeragezwa na ya myuka tuzanesha. Niba ari ibyo, iyi myuka bayihamagarika kwitaba? Birashoboka gusabana nayo, kuko niyo abapfumu bita ngo ni abakuru. Hari n'amadini ayisenga yita abamarayika. Tugerure, abarangi barayikoresha. tugerure kuko harimo bavuga ati turakoresha abakuru. Abarangi barayikoresha. Abarangi babakore, iyo bavuga, hari ikiganiro kimwe cyaciye kuri Afrimax ni kera, kamivuga we nta handi nababonye naho ngaho, bavugaga ngo marayika yavuze, Imana yavuze, marayika yavuze. Ariko abandi bagatinya abarangi, bakavuga ngo bafite imbaraga zihambaye. Harimo n'abantu batinya kuvuga iryo zina ryabo. Hari abantu batinya kuvuga izo mbaraga zabo, kandi nabwo barazifite zihambaye, ariko ntizingana n'iza Kristo. Kandi mbibutse ko nta nubwo ari ngombwa guhisha ukuri ngo tudapfa. Mwibuka ko mu butumwa bwiza hari n'intambara zituma upfa, nk'aba Stefano bapfuye kubera ubutumwa bwiza. Si igitangaza ko wanabizira, ariko Kristo ahora ari umwami, kandi gupfa k'umubiri ntabwo ariko gupfa k'ubugingo. None barara nizo bari guhamagara niyo myuka, kuko umwuka wose utabonerwa muri Kristo Yesu ni umwuka mubi, kuko umwuka wera ni isezerano twahawe na Kristo. Yaravuze ngo nzabaha umufasha, ari wo mwuka wera, kandi azabaha imbaraga zituma mutsinda ibyaha. Umwuka wose utuma utanesha ibyaha uturuka kuri Sekibi. Wigeze kwigisha uravuga ngo iyi myuka hari ibyaha iteza abantu ku buryo kubireka. Uyu mwuka ni uteza irari ry'ubusambanyi mu isi. Abantu bazi urukundo ruri mu byiciro bine. Hari agape cyangwa se agapewo, urukundo rw'Imana. Hakaba na filosi.
filosi ni urukundo ukunda umuntu bitewe n'isano. Isano rishobora kuba amaraso cyangwa ibyo agukorera, ibyo aguha. Hakaba na erosi. Erosi ni urukundo umuntu akunda ibiteye isoni, ruyoborwa n'iyi myuka. Rukagukundisha gusambana, rukagutera irari ry'iby'isi. Impamvu uyu mwuka uturuka kuri ubu busambanyi wigeze wabukora, hari teoloji ituruka mu Bwongereza, yo ivuga mu itangiriro hari ahantu iyi myuka yiswa abamarayika isambana n'abana b'abantu, ibyarana na b'ibihanda byatutse Imana. Noneho teoloji y'Abongereza iravuga ngo ni bene Seti, ariko sibo, kuko Bibiliya ibita abana b'abantu. Impamvu bita abana b'abantu ni uko iyi myuka yakoreye mu mibiri y'abana b'abantu. Ariko teoloji y'Umugiriki iva direkte mu Giheburayo mu Cyaramaya isobanura ko ari imyuka y'abamarayika, kuko ubusambanyi ni ikintu kidakorerwa mu mubiri, ni ikintu gikorerwa mu isanzure. Iri sanzure rero ribamo kuramya. Ubusambanyi buryo bufite ibyo uri kuramya, uri kuramya kuko ni ikintu kibera mu mubiri no mu mwuka, kijya kure y'intekerezo. Nigeze no kumva pasiteri Senga abwira abatinganyi ati ntimukabeshye muri kuramya. Baba baramya exactement, baba baramya nubwo batazi ikigirwamana bari kuramya ko cyari gihari muri mu Bugiriki. Arutemi barayiramyaga, no muri Efeso yari ihari, uretse na Aruteme Ashite aku cyangwa Ashitaroti y'Abagiriki barayiramyaga, na Rempiye yo muri Babuloni ariyo yavuyeho Olympique, ko impamvu ya Olympique n'umusozi wo mu Bugiriki bakoreyeho inama yemejwe imikino yaberaga muri Babuloni, babyita Jeux Olympiques. Naho byagiye bituruka, bakinaga baramye ibyo bintu. Rero ubutinganyi bwari buhari, ko muri Korinto bwari buhari. Nibasoma bazasanga Paulo yarabibabwiye ngo Imana ntikunda ibitingwa. Ukora icyo kintu wese aba ari gusabana, kandi iryo shyaka ryitwa urukundo rumutera gukora ibiteye isoni ruturuka muri iyo myuka, kuko niba nta rukundo rutazengereza, urukundo ruyobye rurakuzengereza. N'urukundo ukunda umuntu kuko aguha ibintu rurakuzengereza. None n'urukundo rw'Imana narwo rurakuzengereza. Ni nayo mpamvu usanga umuntu akundana n'umuntu bikazashiduka bibaye igikomere. Kandi tuvuga ngo urukundo rwihanganira, impamvu rutihangana ni uko rudafite kwihangana kw'Imana, si urwaye. Ubwo rero ibyo byaha waruvuze ko hari ubusambanyi bwaterwa n'ibyo ngibyo, hariho n'izindi ngeso umuntu yaba yaranduye agakomeza kurwana nazo akabona ntizicika. Cyane cyane hari igihe umuntu yanduriza ingeso, agasenga, agapfukama, akabigenza gute kugira ngo azabohoke, bikamunanira bitewe n'iyi myuka, kuko yo igenda itera imbaraga muri wa muntu, igenda iguha gukumbura icyaha yaguhaye. Ariko kandi ntabwo ari buri muntu wese. Umuntu wese ufite umutima wo kureka icyaha akwiriye guca bugufi muri Kristo Yesu. Guca bugufi ni iki? Banza wumve ko wowe ntacyo ushoboye. Kabiri, watura icyaha mu izina ryacyo nk'uko twakivuze muri cya kiganiro. Noneho bwa gatatu, utandukane n'abagutera kugikora, kuko iyi myuka ikoresha ubusabane ugirana na sosiyete ubamo. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo ni imyuka ikorera mu bategeka iyi si. Iyi si, ikintu cya mbere isi ifata, umutungo wa mbere w'isi ni igihe, uwa kabiri ni abayituye. Abayituye rero ibacamo ibyiciro, sosiyete urimo nabwo ni ubutunzi bw'isi. Iyo utitandukanije nayo irongera ikakuyobora muri bya bindi, kuko iyi myuka ikorera mu batumvira Imana, kuko igenda wandura. Ubwo hari wakwibaza ngo niba ari uko bimeze, ni bande bo kwicika? Ifite imbaraga. Ni bande bo gucika iyi myuka? Ni umuntu wiyemeje bwa mbere. Kugira ngo umuntu abe umukristo Theo, agomba kwiyemeza guhomba sosiyete yabagamo. Icyo ni icya mbere, kuko impamvu umuntu atakizwa ari muri sosiyete yari arimo, ahita avuga ngo bazambona gute. Iri jambo mutagira ngo riroroshye, bazambona gute, uba wikoreye abazakureba bose, ugakora ngo ubanezeze. Impamvu uhorana igikomere ni uko udashobora kubahaza bose, bituma ugira komplekisi yo guhamya. Iyo wiyemeje kubatakaza, wakira Kristo. Ikintu nkundira Imana, abo utakaje haba vide. Aho muri ro vide yawe niho Yesu yubaka. Kabiri, ikintu gituma ucika iyi myuka nuko wemera gukora ibyo Umwuka Wera ashaka. Ukemera gukora ibyo Umwuka ashaka. Ibyo Umwuka ashaka turabizi, ni ukureka ingeso zose za kamere, kuko iyi myuka isabanira natwe mu tugeso duto tugiye dufite. Noneho ikatugira ingaruzwa muheto zituma duhinduka abakozi bayo, imaze kudukundisha iby'isi ku bwa za ngeso. Umuntu wese wanga isi acika uyu mwuka, ariko umuntu wese ukunda isi
iyi myuka iguhaza iby'isi. kweli turimo turasoza tugana ku musozo w'iki kiganiro. Hari umuntu wazabyumva kumva bimuteye ubwoba kuko ibintu twavuze navuga ngo biteye ubwoba, ariko muri Kristo Yesu harimo ubuhungiro. Niba hari ikintu umuntu akwiriye gutinya kubabaza Imana. Niba hari ikintu giteye ubwoba ukwiriye gutinya kutakira Kristo umwami n'umukiza. Niba hari ikintu giteye ubwoba ukwiriye gutinya kuzarimbuka. Naho ngo imyuka y'abadayimoni iyo uri muri Kristo by'ukuri, iyo uri muri Yesu by'ukuri, jise ni nk'uko wabwira umuntu uyu mwanya uri kutwumva uri mu Buhinde ukamubwira ngo natera n'iseti ibuye. Njyewe ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ntabwo yari hageze. Muri Kristo Yesu umuririmbyi yaravuze ngo mbumbatirwa n'umukiza unkunda. Kubumbatirwa ni nk'uko waza ukantwikira ntihagire undi mbona hakagaragara Kristo, uwo yatsinze byose. Yego. None rero aniseti, iyi myuka twabonye ikorera ahantu hose, iyi myuka wavuze ko ngo si ugupfa kuvuga ngo kwa jina la Yesu, twabonye ko itandukanye n'abadayimoni. Abantu babyibuke, abadayimoni n'umuntu uvuze ururimi rw'umwuka wera bamwumva bakirukanka, bo ngo baratinya bisanzwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo nabo bahindira umushyitsi imbere y'Uwiteka, ariko iyi myuka ishira isoni igashinja Imana mu gihe iri mu muntu. Mu gihe iri mu muntu ishira isoni igatuma umukristo atuka pasiteri. Iyi myuka ishira isoni igatuma umuntu yica undi. Dayimoni urayirukana ikagenda. Uretse no kugenda, burya dayimoni erega mumenye n'imbaraga zikorera mubera. N'umukiranutsi yasitaye amaraso akava mu muhanda, dayimoni iturutse ikuzimu ntinyura muri karitsiye yavuyemo amaraso y'umukiranutsi, ntagihanyura. Ariko iyi myuka yo mu kirere no mu ijuru ishobora no kuza kuvumba ikiriyo cyo kugushyingura, kuko yo n'umubiri wawe irawurwanira. Niyo yahawiye cyagiye na marayika. Yes, irawurwanira. Ahantu rero umukristo atandukanira n'umuntu utarizera, iyo umaze kwizera ugira ingabo inyuma, imbere, ibumoso no muri wowe, ku buryo Uwiteka Imana kurwanirira intambara nini n'intoya. Niki gituma Imana iturwanirira? Nuko tutashobora kwirwanira. Icyo ni ukuri. Ubwo icyo nendaga kubaza, mu gihe iyi myuka abantu be kubifata wenda nk'ibintu bisanzwe, icyo nari ngendere kuvuga nsoza nuko ubukristo bwacu bukwiye kuba turi committed, twariyemeje. N'ubundi no kuba umukristo no kwiyemeza, twariyemeje, kuko nitujya kuva muri bya bindi bya mama shenge, iyi myuka itandukanye n'abadayimoni bashobora kudutera bakadutakisha bakatuvugisha. Navuga ngo iyo iri strategique ku buryo inagukoresha wowe ukwisenya. Ituma wihimbaza ejo ukazaseberaho wihimbaje, ituma wiyemeza ibyo utazakora. Iyi myuka yakwemerera ukabwiriza cyane rwose, kuko kandi irimo itegura uburyo izagusenya. Irimo itegura uburyo izagusenya kugira ngo isenye abazakubakaho ibyiringiro. Mu Kigiriki hari ijambo twita doulos, ni ukuba imbata munsi y'uko uyoboye ariko mu kuboko kwa Kristo. Si ukuba imbata y'umuyobozi ukuyoboye. Ubundi niko n'umukristo amera. Ntabwo turi imbata z'amadini n'abashumba bayashumbye, turi imbata za Kristo zemereye Imana mu buryo bwo guhamiriza muri abo bizera turimo. Nuko tugomba kuyoboka. Turimo turasoza rero, ubwo buri wese afite ibyo yabaza. Akabazo wenda bazahita bakubaza kangene nkabajije, iyo wumvise hari ibintu by'ibiremwa bavuga ngo bijya bigenderera Amerika, ngo bitanga imbaraga, bitanga ubushobozi, turabyumva ibivejuru za alien n'ibindi, hakaba n'amazone avuga ngo atanyurwamo, ngira ngo ujye ubyumva, za zone 51 hari muri Atlantique, za Bermuda, Bermuda Triangle. Za Bermuda Triangle. Utekereza ko byari bifitanye isano n'iyo myuka? Ntago njya niyumvisha ibihari, sindabihishurirwa, sindabyerekwa. Za alien zo n'urundi rwego, kuko ntabwo nemera ko zituruka ku wundi mubumbe. Nshobora kwemera ko ari imyuka ishobora gukorana, kuko isi ishobora kugirana amasezerano n'iyi myuka, nk'uko umuntu agirana kondisiyo n'abapfumu, bakamuha uburyo azajya asurwa agendererwa akambaza abakuru. Birashoboka. Za alien nge sinzi niba zihari, ariko ko kuko zikora uko bazivuga, numva ari iyo myuka yambara ayo mashusho igakorera aho ngaho. Yego.
urakoze cyane ngibyo rero byo twaganiriye muri iki kiganiro nawe wabyumvise yuko ukwiye kurushaho guhangana gusenga nibwo kandi gusenga nabwo hari ibyo twita gusenga iyo usenze utari muri Yesu ugasengera muri Kristo ubundi Bibiliya iravuga ngo abasenga data bakwiriye kuba bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni Kristo, umwuka ni Imana. Hanyuma utari muri Kristo gusenga kwe ntibigera ku Mana kuko Yesu niwe nzira itugeza ku Mana. Ko ari n'amasengesho myuka ifite imbaraga. Ya. Amasengesho wibwira ko ushobora kuba warasenze. Ari abantu ayo masengesho niba twemerera wenda bazabitubaza tuzabivuga mu kindi kiganiro. Ariko hari amasengesho menshi aba yo gusabana n'ibindi bigirwamana. Hano kwibwira ngo wase arahari abari muri India badukurikirana barabizi hari amasengesho aba menshi China arahari Japan arahari hari ibigirwamana birahari mbona Israel cyari gihari bitaga bakitaga Remoki cyari gihari basengaga mu izina ry'inkuba hari za Rimoni Israel zari zigifite hari icyo bita Nehoshitani byari bihari byinshi basenga muri ubwo buryo bwo guhimbaza kandi noneho ni naho njya ngirira ikibazo ko abantu benshi basenga bitewe n'uwakuretinze idini bari gusengeramo kuko abantu benshi agakiza bafite agakiza kangana na doctrine ntago bafite agakiza kangana n'imirimo yakozwe na Kristo. Umuntu wese ushaka gusenga nasengere muri Kristo Yesu adasengeye mu mahame uko umutima wawe ukubwiriza n'Imana usenge hanyuma utaragera ku rugero rwo gusabana na Kristo natugisha inama yanditse muri comment tumugira inama n'ikimana yaduhamagariye. Murakoze cyane niba wimviseho izo nenge twavuze kandi twavuze ngo amasengesho iyo myuka ishobora kuyatanga ariko ntabwo itangira amasengesho se niba wizeye umwami Yesu komeza usenge. Gatoya dusoreze kuri akamunyihanganire umuntu utizera Imana iba mu ijuru naho umuntu wizera Imana ituye muri we. Noneho iki kintu tugombe tukimenye umuntu wizera Imana yimuka mu isi agatura mu Mana agakorera mu isi ari umubiri ariko mu buryo bwo gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana kuri we. Impamvu ya masengesho iyi myuka ishobora kutayafata nuko Imana turimo ntabwo tugisenga Imana iri mu ijuru ituma amasengesho azamuka dusenga Imana iri muri twebwe. None Imana iri muri twe iri communion natwe nta espace irimo iri ku buryo iyi myuka yahagarara hagati yacu n'Imana ahantu haboneka umwanya hagati y'Imana n'uyizera ni mu gihe umuntu yemeye Yesu ariko ataremera impinduka z'imirimo yakozwe na Kristo aho iyo myuka yahagarara hagati igafata ya masengesho ntugere ku Mana. Ariko mu gihe wemereye Kristo ugaca bugufi kubw'agakiza ukemera urupfu rwa Kristo n'umuzuko wa Yesu turi communion n'Imana ku buryo tuganira nayo nkuko tuganira n'umutima ku buryo dukora ku Mana nkuko intekerezo zacu zikora naho n'imigambi muri twebwe kuko gukora ku mubiri ukuboko guturuka kuri umuntu wemera Imana ukuboko guturuka kure kugera hano intekerezo utekereza rimwe rikaba ryageze ku rurimi riva mu bwonko ku rurimi mu muhogo ijambo aho rinyura bize biology barabizi rigasohoka hanze kubw'imitekerereze gusa nuko Imana tuyikoraho muri ubwo buryo. Rero nta hantu uwo mwuka wagera udutandukanya n'Imana iyo turi muri Kristo Yesu ahubwo Imana igaruka kurinda iyi mibiri yacu ngo itarangazwa n'aba badayimoni ikazatubonaho urwaho. Urakoze cyane dusoje uko nguko rero buri wese araza kwisuzuma ari buryo abanye na Kristo dusaba n'iseti kudusengera niba ugize ikibazo n'ibindi waba utekereza wandike muri commentaire utatuzabigarukeho nyuma y'iki kiganiro ubwo ibyo muzamwabajije cyangwa n'ibyo muzamwibaza tuzabera dukora ikindi kiganiro n'iseti azaba hari nkuko mwabidusabye. Imana imuhe umugisha reka dusoze. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo ko watubyarishije ijambo ryawe kandi ijambo ryawe riravuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi irimo babatware wa mwijima n'imyuka mibi kubw'ineza yawe turabatsinzi niko ijambo ryawe ryavuze ngo turabatsinzi no kurutaho. Impamvu yako karusho nuko dutsinda n'iby'umwuka tutari tuzi intambara zabyo. Urakoze mwami ni wowe uturwanirira ni wowe udufashe ni wowe ujya utubundikiza moya yawe ni wowe utubeshaho kubw'imigambi yawe urinde na mwene data wari waradutsweho n'uyu mwuka tuwambuye uyu mwuka kugira ngo ubu bugingo tubuhe Imana mu mbaraga za Kristo
Kristo toriya bone samondra, mu izina rya Kristo twambuye uyu mwuka, ubu bugingo tuwambuye, ubu buzima tuwambuye, iyi mirimo, kugira ngo aba bantu bose tubagomororere Kristo. Turamuguhaye uyu muntu uvuze ko ari uwawe, turamuguhaye uyu muntu ukwemeye, turamuguhaye uyu muntu ugize ubwoba muri we, aha hari ubwoba turabusohoye, tuhatuje imbaraga z'ubutsinzi, kugira ngo Imana imufatire ko kubw'ineza yawe. Uyu muntu twumvishe, tumusabiye no kuzumva ijwi ry'impanda. Ni kubwawe Kristo Yesu tubyambaje none n'iteka ryose, amen. Ijwi ry'umukanguzi.